n'umusaza wenda imyaka nka 60 aha hari umukobwa rwose w'imyaka ye 20 akajya amwandikira ati baby abwira kamuha ubutumwa umuntu ukwiriye ko umwuzukuru we urimo urabwita baby shaka abakobwa bamwe ni nk'ibyihebe ndakakubona ariko ay oya buritse gato ako gasenere sinzi niba ukumva neza cyane nakumva kambwire nyine reba nk'umuntu w'umusaza w'imyaka 65 ushaje hari umukobwa ariko umugwiza atunga hakaba hari umukobwa w'imyaka 20 yes akajya amwandikira ati baby umukobwa ari we wandikira muzehe good morning babe kankubwire umuntu ufite amafaranga ahora ari baby ahora ari muto ahora akeye abahumura okay yaseka neza n'amenyo yavuyemo burya barimo kumva iyo amureba ababona paradizo imbere ye baby tuvayo ubwo najya ngo nkubwire rwose hanyuma se buriya wanyemere nkabaza nkavugisha Sylvie gato byabonetse se Sylvie araboneka muzane n'abantu nabonye bamukumbuye cyane baramukumbuye kameme babati rwose karibu hayi hagati aho ngaho rero arabambazaga ngo muri Congo ejo siko iziriwe zigenda ariko ntago zarashe zakajugujugu zicamo zigerageza kureba ariko kigaragara yuko ntacyo zigeze zikora uyu munsi ziri burase ariko niba zarahazengurutse gutyo ntago zigeze zirasa hatagira uzibeshyira oya ariko zarazengurutse n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko amagambo yari menshi Kinshasa toujours ariko umwana nzambe les troupes là babohoje inditi una ahantu ngo hari stratégique cyane bara frapper fort barabohoza uno turi quartier tuhegereye twose bagenda bakura amaduweuni nditi kungungu naye barayitwaye okay ibyo rongo kuko byifashe ariko muri iyi minsi najyaga mbona afande njike atagipfa guhakana aho batwaye akavuga ati l'ennemi kugeza no munsi impamvu badahakana nuko enemy nawe afite propaganda ye uburyo apropagating ibintu bye urumva batanga enemy kubivuga kugira ngo atavuga ibirenzeho ikindi kirimo wenda gifatika nuko kugeza no munsi wa none shareka nkubwiza ukuri umwiryane ariko yanditi bayisubije ha cyeka niba ni gatebe gatoki cyeka niba wenda ariyo baba ko bari bayifashe mbere faridetse kongeye kayitwa kuko uyu muntu witwa Daniel Micombero wiwi akunze kuvuga amakuru hariya baragira bati se rapprochant de la ville de Goma les rebelles du M23 RDF appuyés par le Rwanda ont pris le contrôle de la colline de Nditi au nord-ouest de la ville de Goma. Cette position a été conquise par l'armée congolaise il y a un jour. Baba kwema nanone. Ndashaka konsomera. Yani ingabo za Kongo zafashe. Bongeye bazikuraho. Ndashaka konsomera aka kantu. Ndaza kugwa amajwi agaherekeje. Nkunda kubwira ibintu byitwa document métallique. Reka nze nayahe. Noneho umuvandi aracyakomeza. Plusieurs sources militaires affirment que la rébellion a pour objectif de conquérir la ville de Goma avant la fin de ce mois. En ce moment, de rudes affrontements sont signalés sur différents fronts. Bongeye babakura muri Nditi. Nubwo ingabo za Kongo zahafashe. None bongeye bazinyarukaho. Ariko hari n'itegeko rihari mu bantu bose media zikora muri Kongo ko bazitegetse kujya ku rugamba. Kujya ku rugamba nta wemerewe kuvuga ibyo atabonye. Ibyo ibyo mu 23 iri kwitwara neza. Ibyo ntibyemerewe kiretse kuvuga ko bahunze, barashwe, bishwe. Ariko kuvuga ngo yafasha hano ibyo ntibyemewe bifatwa nka trahison. Wabyumvise? Bifatwa nk'iki?
c'est trahison. Hanyuma ariko gungu nayo iranyobeye menya FRDC yari yongeye bakuramo none ejo nyuma ya saa sita M23 yongera hisubiza ngungu rero iraza gushiramo abantu banza usomere ubwo butumwa ndakubwira impamvu ubu hari ibintu ngoherereje wereba kambire kanabane c'est toujours la guerre. Ah oui, c'est toujours la guerre, on est là, non? On a la belle rouge. Oui, il faut wesoma hasi guerre nord du Kivu. Ni kubireba nemanza bure uri sont des belles rouges. Ndiho umwuka wa mo ariya ni Moriare. Morière. Oui. Ngo ngiki? Ouais, ngo cyari. Sinyi na ninyo burimi ngiye gusomamo. Aretse ngo les ubgengistes. Ngo n'abanyabwenge si. Uretse gato ariko se waretse ndakubwira. Raison cœur. On changeait la stratégie dans toutes les lignes de front après une honte remarquable au Rwanda. Voilà, l'armée rwandaise a doté ses militaires des tenues de l'armée burundaise dans le but de masquer les preuves que les militaires rwandais ne sont pas au Congo après plusieurs cadavres en tenue militaire rwandaise. Cela faisait preuve dans le monde que Kagame sacrifie son armée à l'est du Congo. Aujourd'hui, les unités de la force spéciale rwandaise se portent en tenue militaire burundaise. Les Hutus embarqués dans les gisements miniers et les prisonniers libérés au Rwanda et les autres Hutus embarqués au Rwanda sont donnés les tenues de la FARDC, une stratégie pour faire l'apologie lors du décès de certains entre eux. Quand les unités de la force spéciale rwandaise meurent, les guerriers numériques interviennent que ce sont les Burundais, comme ils ont parmi eux une même morphologie identique. Si les Hutus rwandais meurent, ils disent que c'est les militaires FARDC et Wazalendo, comme ils ont aussi une morphologie presque identique. Voilà l'idéologie ubwenge des ubwengistes. uretse gato Angeli niyo mpamvu ko nko kwahibazo ferima ho ngaho uretse ariko mumbare mutuze uzi impamvu ako kantu haguhaye ndashaka noneho ubu ngiye kukubwira ibintu udashobora kumva handi ese byanditswe nandi we buretse ndaza kubwa buri kigo cyose ngo la ruta continua buretse gato ndaza kubwira ibintu uyu munsi wa none nakubwiye ko intambara yabereye ngungu yahitanye abasirikare benshi b'abarundi yego muri 210 oya ni abasirikare 90 mon frère nyine ariko hari n'izindi zose zivuga 215 ibyo umva mutabaruka nabikubwiye uko binabikubwiye emera ibyo nkubwira ndakubwira avec amakuru aturuka meme muri ba nyirabyo ntacyo kadufatira mu 90 hanyuma bimigeze gutyo hari ikibazo ubwo gikomeye urabizi ko igisirikare cy'u Burundi cyubakiwe ku bintu by'amoko baravuga bati abahutu abatutsi imibare n'inkingi dore agashya kabayeho hari nabyo bibazo bikiri mu guteza ibibazo mu basirikare babo harimo abasirikare bato cyane mu myaka entre 24 20 comme ça bashobora kuba ari muri unité spéciale zabo ariko imbere barahashyira ngo ababatutsi ndaza kuguha document métallique iyo bahaguye rero bahita bihakana ko batabo ngabo bambaye imyenda y'u Burundi n'abanyarwanda nibo bafashe imyenda y'u Burundi barayambara noneho dore kigiye kuba abayerekanye rero avuga ko ari abanyarwanda umva harimo bene wabo sasa umva ibyo bavuze ndashaka tubigendanemo petit à petit écoute bien sibyo ibyo bavuga rero na FARDC maze kwadukana ibintu abasirikare aba yari abafashe oya ni amafoto agaragaza ko abangaba ko ari abanyarwanda ati ntimubareba ataba n'abatutsi bo mu Rwanda n'abarundi abo baretse zigatora kusindahamuka ukanushimeneka n'ibyo kundi n'abarundi buretse zigatoye rero ujye umva bikirimo sasa écoute bien mon frère écoute bien ugiye kumva noneho harimo bene wabo bavuga bati nta soni aba bantu babaye ryari abanyarwanda ko ari abarundi ariko kubera iyo esheke abantu benshi baguye ku rugamba bakavuga ati abangana nubwo bambaye imyenda y'u Burundi ati n'abantu wumva ikintu cy'ubugoryi babakubitiye ngungu sibyo barahunze bakubiswe nayo mu 23 bashinja kuba noza RDF aba basirikare bahari bahaguye baravuga ati abo ngabo bahaguye n'ubundi ntago ari abarundi nta banyarwanda
none se abanyarwanda bahaguye nibo bahafashe bifotora imibiri yabo baba ariyo bashyira ijya hanze n'ibindi bananirwa no kwevacuatinga amayiti zabo aribo bafashe newo urumva icyo kintu cy'ubugoryi reka nkwereke rero sasa écoute bien mon frère ndashaka nkwereke ko propaganda ahantu imaze kugera mon frère ibi bintu bimaze kurenga irenze ukwemera noneho dore agashya kandi badukaye nanone abaye FARDC baguye ku mirongo y'urugamba baba ari abahutu bo muri RDF bambaye imyenda ya FARDC ngo kuko ngo bafite imiterere ngo banasa bafite ngo morphology ni bateye kimwe barasa ariko urumva ingenga bitekerezo ko imeze sinzi niba ubyumvamo neza ese nta kantu wumva wowe ndakubaza je vous demande ngo bafite bateye kimwe ni bamwe reka rero nze nkongere indi support kuri ibi ngibi unyumvire umbwire umva hano akantu ntabwo kari kajyaho neza rirarashe we izadusigamo imvune ariko ukuntu tuvuga buriya ugira ngo ntituba tunaniwe akoze tuba tunaniwe ayiwe we mutabaruke kakubwira ubyo wenda we no kugira umwanya wo kuruhuka ariko igiye kwataka nk'indi nk'akandi kazi kagusaba izindi concentration nibwo uhita ubyumva ubanza gushituramo kamaze Angeli ibintu ndabona ibintu byo byahariya mon frère simbizi ariko ndabiteze amaso ariko ntambara iri hariya ishobora kuba ikaze irakaze pe ariko buriya andi makuru wenda nkiri mu kubihuza buriya impamvu abasirikare benshi b'abarundi baguye muri ya ntambara harimo ngo berekeza hahandi irubaye bashaka kujya kureba ubutunzi bwabo barabahaye bari barabeguriye rubaya ayo niyo masezerano ari hagati ya nyine icyubahiro na mugenzi we bageze ngo intare za sarambwe zagati murajya he kwiyari gakondo ngo muri ruraka sasa ariko ku ruhande rumwe nyine twumva ibyo twumva nyine nta bindi komeza nawe unsangiza ibi biraza kuza